muri ya groupe babamo igihe umuvandimwe mujyanama team manager yandikaga yuko ubuyobozi bwa Rayon Sport bushaka inama n'abakinnyi Aimable ari mu banditse ati nta nama twitabira mudohemba amezi 2 baravuga ati uvuze nkande Keva ataravuga Keva ko ari kapiteni wowe urinde nubwo waba uri mu bakapiteni ariko ko atari we kapiteni mukuru iryo ni igumuro uri murazana ibintu byo guteza ibibazo abana birakomeye cyane ageze mu myitozo aravuga ati rero ahangaha ninyikora ejo bakansiga abareba barita babona ko ikibazo kiri grave aravuga ati ariko ninivunikisha biritwa yuko bansize kubera iyo mpamvu y'imvune none birabigenda bisobanuka wenda niba twure insinzi huye harege ibintu byasubira mu buryo ngasubira mu kibuga ahita avuga ati ngiye mutsuri murange ibyo rero ni tips ya gatatu mu mpira wa Kigali ugira ibintu bitari scientifique ugomba kuba wanticipa situation zo kuba kumukinnyi yavuze ko yavunitse ariko atavunitse biri mu gice cya Zandana ariko bibaza ngo bibaho ubwo rero babigenza baramuhakanya se bamuhakanya kandi umubiri we kuko umuzungu ahita gukubita muri scanner akaba ati umutsi wawe uragenda cyane ubwo kandi Aimable nabwira mujyamana akavuga ati wowe uvuga ko umutsi wanjye wacitse ntabwo nakibaza bikomeye cyane babwire ko ariko bimeze ubwo nicyo ubwo Aimable no udahari abandi bose barahari hanyuma ubwo ariko nawe hari Kadima arahari Kadime ntabwo bamumanukanye ntabwo bamujyanye ntabwo ari muri groupe kuko nyamakuru bampaye bavuze bati ikipe yose iragiye nyine ubwo Aimable ntarimo atari ko kuri Fede ngo kuri Fede match ngo barakuramo babiri ubwo bya Kadime byo ntabwo ejo president arabyitangarije baramubaje bati se ko Kadime we mutamuhannye kandi wagiye ubwo wenda atakinishwa ariko yagiye aravuga ati rero kugira ngo Kadime ajye Butare byagorana wenda byatigwa n'ibyo abatoza atari ko nawe biragaragara ko kugira ngo bazamuselektione bijyanye n'amakosa amaze iminsi akora ubundi ntiyakagiye president arabyivugira gutyo ariko ntiyakagiye ariko nawe mentally ntabwo abari Kadime bakabaye baramaze nawe kumuhana bakamwandikira ariko Kadime batinye iki nuko umupira w'Ikigali uganirwa batinye ko bari abasenegale bakwigumura bakabarega oya bashobora no kwita bavuga bati ibi ngibi nugohotera mwene wacu ibi ntago byumvikana gutsindwa se ntibibaho bikaba birebire ariko buryo dropinze umukinnyi ukabikorera kuvuga ngo ntago ari mu bihe byiza reka tugerageze undi muzamu na bagenzi babonye ibitego yatsinzwe icyo gihe ntago ikibazo kiba grave biba bisanzwe nyine nawe yitekereza niburayi bibaho hari igihe umuzamu batameze neza wabonye naona nejo mundi umutoza yari yamusize ariko ibyo bitandukanye no kwandika ibaruwa imuhagarika ibyo ngibyo biba bigiye kuba ikindi kintu wenda bashobora kumureka match ebyiri bakareba ko patience yitwara wenda nawe agasaba imbabazi bikaba byahindura uko bamutekerezaga bakaba bamugarura mu izamu hari umuntu wagira inama yo gutahana Kadime burafari nganye nubwo yavunitse ariko ngo numwe mu bakinnyi komite ya sport yabwiraga gufasha abakinnyi gukora ku myitozo muri cyo barimo banze gukora imyitozo none fari nganye nk'umuntu umaze kugira ijambo muri Reyo amenya ko bafite gahunda yo kuzahana Kadime bakamuhanana n'umutoza abazamu Mazimaka Andre aravuga ati rero mu nama nabaha musige kumuhana nkuko Rugaju yabivugaga mumureke wenda mumufatire izindi ngamba nko kumusiga ariko ni mumuhana muramuteje umwuka mubi kuba ari we mukinnyi wa mbere muramuhannye bigaragara ko mumuhannye kandi ari umustata muzi save yagiye akora muzi amakrishit yagiye kipinga wenda mushaka kumusiga muri selection ariko apana mumuhannye mwamuhamije ko bya bintu bamaze bisamushinja yabikoze nukuntu no mwana afite ambition akomeye reka ndebe message yanyandikiye kuri Instagram Kadime yitwa Bambiste iri mu Rufaransa Kadime ndiye yarakwandikiye yaranyandikiye Kadime ndiye nahoze mbona ku munsi weje nese ko nakoge ka abahungu ari inshuti zanjye ukabihakana ukama ngo sinzajye mvuga ka abana inshuti zanjye ndamukunda cyane aga muri inshuti byose hari kuri match ya Mukura nagaragaje uburyo Kadime afite ibintu akina by'abazamu bagezweho biri bakina nk'abaribero ikipe ifite umupira akaza kumera nk'umudefenseri wa nyuma akazamuka gasohoka mu rubuga rw'amahina agakinira imbere yarwo kugira ngo baro niza abone ukuntu ahita ayikinisha amaguru ayisubiza abadefenseri bitasabye gukora urugendo rurerure aborohereze kugira ngo ikipe barusheho byabara yasha reka kanzwe se byabiki umva rero maze gukora video uko Bambiste yanyandikiye yabwiye Aimable ati leslo baro ntabwo ni Bambiste _12 yaranyandikiye ati my brother I apologize but as a goalkeeper I must have
to read the game on the field. I was trained in Europe. Axel bansobanura ko atangira avuga ati ndasaba imbabazi. ndabanza gusaba imbabazi ku gitego natsinzwe. Yanzaga imbabazi ko ntari uwo murera. Ndabanza gusaba imbabazi ku gitego natsinzwe. baravuga ati mu Rwanda ntabwo babyishimiye igitego natsinzwe. Atariko nk'umuzamu ati ngomba gusoma umukino. Ati ngewe mu by'ukuri nakuriye cyangwa se nitoreje nabaye Burayi nahakoreye imyitozo. Arandika ati I was told a goalkeeper must participate in the games and be very vigilant on yes manzo ugiraho. Yes ati ubwo aravuga nyine icyo gihe yatozwaga muri iyo myitozo cyangwa muri ayo masomo bamuhaga ari Burayi bamubwiraga ko umuzamu agomba ko ari umuntu uri vigila nyine witeguye uri pose uri tayari nyine ugomba kuba ari maso nyine because the goalkeeper has a very important role he must play on the field. Ati kwera ko umuzamu nawe abafite uruhare rw'ingenzi nawe agomba kugira mu by'ukuri ukuboko kwe cyangwa uruhare mu mukino muri rusange. Aho namukundiye rero kwakurikira aravuga ati his role is not only remains from the goals you play like a second libero. Ati akamaro k'umuzamu si ukuguma gusa mu izamu kuramo imipira. Ati ugomba no gukina nanone nka myugariro. Kwa kundi nyine navugaga zamuka akegera n'abadefanseri agakina nk'umuribera agakina nk'umudefanseri wa nyuma nyine nawe akaba ari aho hafi. Umva rero hano namukundiye ati you can go see the good goalkeepers like Neuer, Ederson, Courtois. There are several goalkeepers bakina nk'aba secondary libero. Ati bakina nk'aba secondary libero cyangwa se bakina nk'aba defenseur. Ati zo ni ingero nyine batavugaga ba Courtois ba Ederson ba Manuel Neuer n'abandi. Ati uburyo bw'imikinire yabo nanjye nibyo nkina yagashatse ni nkaho yakavuze ati nibwo buryo bugezweho ku bazamu bwo gukina. Umwana w'umuhungu w'umunyasenegal asoza agira ati I like your work because you know football well, you are important to young players as you show us the right path. Thanks again. Buriya bamuhazanda ariko twigeze kuganira nka kabiri twigeze kuganira tureshanja twigeze kuganira nararukurikira oya barabimubwira ayumva ikinyarwanda se nta kinyarwanda abajyana musemurira sukurukurikira se ariko araganira araganira twigeze gura kwa Nyirangarama ivuye gukina tuganira ku bihe yararimo nicyagiye bari batangiye gutsindwa twigeze kuganira ari kwipinga ama clean sheet cyagiye muvunya ari kuma amadolari cyagiye yigeze ko nka clean sheet nka 7 ari cyose muri faza tuganira umwanya muri rwose nk'iminota nka 30 tugira utwo tuntu twaganira nyine ku minuza y'abazamu ku wiza goalkeeper nyine umuzamu w'uburi moderne ariko icyaje kumbabaza kurusha ibintu byose nuko ibyo bintu by'amakosa nuko yaba mu secondary libero n'ibindi uko kuna byumva n'ama inspiration afite nataye nziza nge naramubwiye ni wowe umeze nk'umuzamu witwa Dida kuko yigeze Kadime yigeze kunshimisha nkavuga ntuyu ni Dida igitaye cyawe uburyo uzi gukinisha amaguru uzi gusavinga uburyo ukacinga uburyo imipira mu kirere ifata neza kuko na cyadida cyakinishaga n'imoso nacyo muri faza rero ateye ubwoba nicyo gihe nyine twabaye inshuti turaganira numva ndamukunze ariko batangiye kumbwira ati rero ati yatangiye kuzamo mobile money navuze ariko ejo Kadime yaravuze ngo umupira w'ikigara aho bera ati mana yanjye n'umuntu ibintu biryoshye kumva Kadime yaravuze mana yanjye ati yarakunafuza ati mana yanjye ati ufite ibimenyetso ko nabana nakira amafaranga kuri telefone yanjye nanjyane muri ribu mbihanirwe aravuga ati abanyasenegal tugira indangagaciro zitugenga dufite ibintu tutakora rwose ararahira avuga ati niba kuko ufite ibimenyetso najya kundega ngo yamaze amajoro 3 adasinzira atekereza ukuntu abari bamufasha n'abanyarwanda muri rusange rero bati umupira mu Rwanda tinakiniye ahantu henshi hatandukanye adarika ibyo mu Rwanda bitandukanye n'ibyo ahandi ubwo nyine abo nabare babimwegetseho nyine ati nabonye mu Rwanda nabonye ibintu bitaba hano umupira mu mugere yuko abari bagira uwo byegekaho ni murera ibyo nzababwira ni bimwe hari ukuntu umupira w'Ikigali wubakitse mugendana neza cyane muri gutsinda iyo akasemo akayira kamwe uzi umuntu gutangaho igitekerezo ntaba afite n'ubumenyi habe na 0.5 ushaka gusa ukuntu agira umuntu abigerekaho muri iki gihe abahawe agahenge ni komite kuko babaye bafatiye abakinnyi n'umutoza ibihano ubwo nibo bafite ikibazo ejo Mazimpaka yarampamagaye arambwira ati reka nkubwire Rugaju ati umukorege wanjye ndakubwiza ukuri umukorege mu biki
n'umukorege promotion imwe ibyo biri ni Promotion ibyo biri y'abatoza ati niba mbeshye Nanibagiwe. ati ambisiyo zanjye ni ukuzaba umutoza mu Mavubi ati sinatangira kurya ngitangira kariyeri ati ndi gutangira kandi koko nibyo ati se nangiye kurya ayo Mavubi yazanyizera nkabona akazi kuko najya muri equipe nationale ati ntibishoboka atariko ati nurebe ibintu byose bari kudushinja ati ngewe mu kwisobanura ndakubwira ijambo rimwe mwavuze nabakurikiye na Lorenzo ati numvise n'amaradiyo yose yamvuzeho ati ndavuga ijambo rimwe ritagira irya kabiri ati umunsi nzavuga ibintu bya Rayon Sport nkicara ngasobanura ibintu by'iyi komite nkayimanuka nkayiganira ati nta nubwo bari abagabo bazabona n'umuntu bahereza amazi yo kunywa ati mu bintu bitondere kumarabika bazi ko mfite ukuri kw'ibintu byarangiye ati bareke kumarabika nabo bibona ko byarangiye bavuga ko iby'umupira byanze twatsinzwe bagaragaze wenda ibindi bibazo byabaye muri ekipe atariko guterura abantu bagatangira kunshyiraho urubwa ngo hari amafaranga ngo hari ibiki ati ibyo bintu ntabwo byarangiye kuko nka Robertinho amasezerano ye araranye mu kwa gatandatu bamagaritse amezi 2 kandi Robertinho ushobora kugenda akaza undi mutoza wizane n'abazamu n'amazima kababibona rero ko bisa naho byarangiye bye muri iyo none se tugishira kuri wana yagarukamo ntabwo abazamu barebare gutozwa n'uwitwa Fideli yabaye muri Heroes yatoje n'abakobwa Fideli niwe mutoza w'abazamu mu bagore ubu ni uri gutoza niwe wasimbuye Mazimaka ndamubona rwose ubona umupira w'inyarugenge ubona umupira w'inyarugenge turavuye muri saa 9 dabe muri minota 15 n'abasifuzi y'agace ka nyuma kuri uvuga abasifuzi ubwo rero turayishoje nabo turayisoza neza oya turayisoje oya nabo turayisoza rero tuyisoje tuvuze ko Suleiman Dafe atari Huye ntabwo ari Suleiman Dafe nawe navuga ati mu news ntabwo kandi uri kumwe tuyisoza Dafe nawe ntabwo akina ejo yakoze imyitozo ku bantu bamurebaga ariko Dafe we impamvu ntaze ni impamvu ni ibibazo by'imvune sinzi umuntu wavuze ngo Dafe ntabwo yavunitse yaravuze ati afite uburwayi bw'igihe kirekire afite imvune y'igihe kirekire ntabwo akira Dafe ntabwo ahari ubwo nta byaka tuyisore nizo gusa zihari hari kari kawe kagasenare urasubiramo abasifuzi turaza kubavugira rimwe muri rusange